reka duhindure twandike ku rudome K ku buryo n'umugabo wawe niyako kuri telefone yawe atazokubwira niyo kuganira na Chris. Aha, seki bindamubonye. Yes, mbere yuko dutangira kureba na season ya 3 episode 7 ku ntore nindi, team ya BMT tubanje kubasuhuza mwese abafana, abantu bose badukurikiye. Dufashe umwanya tuza hano gushimira buri muntu wese wakanze subscribe, tunababwira ibihembo bizamugeraho mu minsi iri imbere. Turabakunda, tugiye gukomeza rero turebe ino filime yacu, ugumisheho urebe ubundi ukuntu byagiye bigenda. Duheruka Kantore na Keti byarakaza ariko byageze aho biroroha. Ndagira ngo nkibutse neza ko niba utarakora subscribe kuri no channel ya BMT Office uraba warahemutse kabisa, uraba waraduhemukiye, uraba watweretse kutadukunda kandi twe tubakunda. Abafana bacu turabakunda, mujye munatwandikira mutubwire uko mubyumva ndetse n'ibitekerezo byanyu nuko mutekereza filime izakurikira izagenda. Tubasuhuje rero abafana bacu, cyane cyane abaherereye mu Rwanda, abaherereye mu Burundi, abaherereye muri Saudi Arabia nabo muri Kenya. Abantu bose bakurikirana intore nindi kuri ino channel yacu, ndagira ngo rero nkwibutse gukora sub cyangwa se subscribe kuri ino channel kugira ngo tsoye dukomeza dukurikiranire hamwe intore nindi n'urukundo rwinshi. Okay, nkwibutsa rero gukanda sub aho ngaho kuri ino channel ya BMT Office. Iyi ni channel ya office twafunguye ya mu biro byacu ku abantu bo muri BMT, niyo twafunguye, niyo rero muzajya mukurikiraho BMT Studio, niyo muzajya mubikurikiraho rero. Yes, gaho rero reka mbareke turebere hamwe season 3 episode ni kangahe? Ni 7. Uraza kutubwira ibyo wabonyemo byiza, ibyo wakunze ndetse n'ibindi byagukoze ku mutima. Yes, kandi nibutsa buri mufana wacu wese ko abagomba kwandika muri comment, agasigamo udutima, akatwandikira, akatubwira umukinnyi akunda, akatubwira n'ibyo yakinnye byiza, akatubwira uko yitwa n'aherereye, kuko hari igihe kizagera tukaza tugasura abafana batatu, dusura abafana batatu mu cyumweru. Yes, kandi ari nako tuzatanga na promotion ku muntu uzi gukina filime neza cyane, kuko umunsi tuzamusura umuntu azaba azi gukina filime, umunsi tuzamusura tuzamushyira muri filime akinaho agace gatoya, nitubona bizi tuzamurokita muri BMT Studios kugira ngo azakine filime nshyashya tugiye gusohora. Ikindi kandi unifuza kuba uzi gukina filime, wifuza kuba wayikina, wanyandikira kuri nimero yanjye ngiye kukubwira mu kanya, ariyo ndaza kubabwira y'indundi n'inyarwanda mu kanya ikiganiro nikirangira. Okay, noneho kuri no filime yacu ndagira ngo mbabwire impinduka zabayeho ku bakinnyi ndetse no ku bandi bantu bose bari muri timu ya BMT Studios. Rero abakinnyi muri iminsi ntibari kuboneka, ariko filime twamajije gushutinga uduce twinshi, tugiye kudusohora, tugiye kuzatubasohorera 2 mu cyumweru cyangwa se 2 mu ndwi, niko abarundi babivuga. Yego, ariko nanjye mo gakeya niko mba mbivuga. Aha, rero nuko ngo tugiye kuzatubasohorera. Abafana bacu turabakunda kandi namwe murabizi ko muri ab'ingenzi cyane, nimwe mutuma tubona amaramuko. Rero mudakanze sub ntago twabaho, ntitwanahumeka kuri no channel tugiye gushyiraho filime nshyashya yacu. Turagira ngo rero mudusapotinge, mudufashe nka BMT Studio, mudufashe rero mukande kuri iyo BMT Studio, mukandeho subscribe. Ndashaka ko icyumweru gitaha hano hazajya hacaho igice kimwe, no kuri ya BMT yindi mwari musanzwe muzi hakacaho ikindi kimwe. Bizajya bisohokera rimwe, imwe isohoke uno munsi hacemo nk'iminsi nk'ibiri cyangwa 3 n'indi ihita isohoka. Ndagira ngo rero
mbareke murebe filime yanyu aka kanya. Ubungubu nibwo ikimara gusohoka, dusoje kuyeditinga, tumajije gutunganyamo n'amajwi. Reka mbareke rero mwirebere filime yanyu kandi nizere ko muri buze kuyikunda. Ndabakunda cyane ndetse na timu irabakunda cyane, nk'uko abafana bagiye banabivuga ko mutwereka urukundo rwinshi, natwe tugenda tubereka urundi rukundo rwinshi, kandi bizakomeza gutya. N'iyi filime yarangira tuzasura indi kandi nayo izaba ari nziza, muzayikunda. Niyo mpamvu rero tuzahora dutegura ibintu byiza bibereye amaso yanyu. Mu gihe umuntu rero igihembo ngiye gutanga igihembo ku muntu warangije ino video. Umuntu warangije ino video araza muri komenti anyandikire ambwire ngo njye nayisoje, ahita ashyiraho udutima. Icyo nicyo gihembo rero nari gutanga. Uhita unyandikira kuri nomero yanjye ya WhatsApp 250 07 80 89 29 01. Uranyandikira aho ngaho, ubundi nkwihere igihembo cyawe nimba warangije ino video. Ciao ciao, turabakunda cyane namwe kandi turizera ko mudukunda. Urukundo mutwereka mudahwema kutwereka, turabakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Reka mbareke murebe agace kanyu ka 7.